Yes, reka nongere ngusuze kandi nkwani kazo mukunzi wa Chidema kudukurikira umunsi ku munsi, reka ngubwire ngo uruga cyo kino goswa amaze gukanda subscribe ngubutana uturayikora kuyikora kugira ngo igihe cyose uzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro najyo bashikuba kibona mu bambere, ndetse kandi turushaho no kujya tubona gatanu kuri gatanu ani mu makuru yose ndetse n'ibiganiro by'ibitandukanye bitambuka nga kuri Magic TV. None rero n'ubundi ongere twemerere udutiza umwanya muto cyane turamburire hamwe izipazi z'amakuru mashya n'ubundi na amakuru akomeje kugenda atigisi bitangaza amakuru bwitandukanye ni kuri amasa ndetse no kuri no musa akomeje kugenda hagarukwa ku makuru akomeye cyane. Na makuru navuga ko adasanzwe ndetse benshi bakomeje kugenda batungurwa mu buryo budasanzwe. Na makuru n'ubundi akomeje kugenda aturukwa hariya mu karere ka Ruhango. Na karere ka Ruhango n'ubundi benshi bamaze kumenyera ko ari akarere gakunze kuba n'ubundi katurukamo amakuru adasanzwe by'umwihariko yerekeranye n'ibintu biba bitumvikana by'umwihariko biba byakomeje kugenda bibira muri kariya karere. Kugeza amagingo ya rero tugiye kugaruka mu makuru akomeye cyane nk'uko wakomeje kugenda ubyibonera aho ngaho kuri video twakomeje kugenda tubereka aho ngaho kuri screen yawe. Ni ibintu n'ubundi wakomeje kugenda nawe uha amaso yawe by'umwihariko na makuru nyine adasanzwe by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mupfumu cyangwa se ku muvuzi gakondo waje ko yakora ibikorwa bidasanzwe ndetse byaje gutungura abara aho ngaho ndetse n'abanyamakuru bari babashije kugira aho bira bintu byabereye. Byagenze gute rero? Angiye cyo ngusaba nta kintu usibye kunyeka ko turi kumwe ubu nanjye ngakuvira imuzine muzingo n'ubundi uranyeka ko turi kumwe ukanda subscribe byonyine ndetse ugasiga n'igitekerezo cyawe aho ngaho muri comment bijyanye nuko n'ubundi uraza kuba wumvise aya makuru. Reka tudatinze rero n'ubundi dutangire izi update news cyangwa se aya makuru yacu noneho mu buryo burambuye ubashe ko wasobanukirwa gatanu kuri gatanu akantu ku kandi kubikomeje kugenda n'ubundi bifugirwa hariya mu karere ka Ruhango. Byagenze gute? Ku munsi w'ejo nibwo n'ubundi hakomeje kugenda hagarukwa ku makuru akomeye cyane. Video ukomeje kugenda ubona aho ngaho kuri screen yawe nazo zikomeje kugenda zihanahanwa n'abantu bagiye batandukanye ni kumbwa muri yambaga zigiye zitandukanye by'umwihariko nko ku rubuga rwa Twitter ndetse no ku rubuga rwa WhatsApp, dore ko ari imbuga zikomeje kugenda zikoreshwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye by'umwihariko urubuga rwa X n'ubundi rwazo rwitwa Twitter. Kugeza amagingo ya aya makuru yatunguranye mu buryo bukomeye cyane, aho bivugwa ko hari umwana w'umukobwa cyangwa se hari umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 23 waje kuba n'ubundi yahurira n'uruva gusenya rero ari ya mu karere ka Ruhango. Ni nyuma y'uko rero uyu mwana w'umukobwa ngo yageze gutya akabasha kuba yahemukira umusore bakundanye igihe kirekire ndetse akanamufasha no mu bikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye n'ubundi birimo no kuba uyu musore n'ubundi yaragiye amurihirira amashuri ndetse akanagenda afasha umuryango we mu buryo budasanzwe. Ariko nyuma yaho uyu mukobwa akaza kuba n'ubundi yamuhinduka akamwigarika mu buryo budasanzwe rwose. Ibintu ugiye ko wakumva cyangwa se nawe ugiye kuba wasobanukirwa gatanu kuri gatanu ukabasha kuba n'ubundi wakumva niba koko uyu musore yaje kuba n'ubundi yakora ibintu cyangwa se ibintu yaje kuba igihano yaje kuba yaha uyu mwana w'umukobwa ari igihano cyari gikwiye cyangwa se cyari kidakwiye. Uyu mwana w'umukobwa bivugwa ko yavukiye mu muryango ukenye cyane, ariko by'umwihariko ubwiza bwe bukaza kuba n'ubundi bwatuma umuhungu umwe wari usanzwe n'ubundi afite akazi gakomeye cyane muri leta ngabasha kuba n'ubundi yamukunda mu buryo bukomeye cyane. Ubwo rero nyuma yo kumukunda ngo yaje kuba n'ubundi yagenda amufasha nyine kuva mu buzima bubi uyu mwana w'umukobwa yarasanzwe arimo we n'umuryango we, aho rero ngo yaje kubakira uyu mwana w'umukobwa ndetse n'umuryango we inzu nziza bagomba kuba babamo, ndetse akabasha no kuba yasubiza uyu mwana w'umukobwa mu ishuri, dore ko bivugwa ko rwose yamurihiriye segonderi ndetse akamurihira na kaminuza. Uyu mukobwa rero ngo yari yaremereye uyu musore ko bagomba kuzabana uko byagenda kose, bitewe nuko n'ubundi yari yaramufashije ndetse hagati yabo rwose akomeza kugenda hagaragaramo urukundo rwinshi cyane. Ibi ngibi byaje gutungurana rero mu buryo bukomeye cyane cyangwa se biza kuba n'ubundi byaba ikibazo gikomeye cyane kuri uyu musore mu gihe n'ubundi uyu mukobwa yari amaze kuba yasoza amashuri by'umwihariko iyi kaminuza. Uyu mukobwa ubwo yari amaze gusoza kaminuza rero akimara kubona ko n'ubundi nawe noneho yavuye ubuzima akagaruka ibuntu ndetse ubuzima bubi yaciyemo amaze no kubwibagirwa ndetse akibagirwa n'uwabumukuyemo. Bwiza
kugeza amagingo aya amakuru atangenda agezwa kuri uyu mwana w'umuhungu cyangwa se kuri uyu musore niko nabyita waje kuba n'ubundi yagira gucya agafasha uyu mukobwa maze akabasha kuba n'ubundi yamukura mu buzima bubi ndetse akamurihira n'amashuri atanga kugenda abwirwa amakuru ko rwose hari undi musore nawe usanzwe n'ubundi ari umushoferi ndetse ngo ukunze kuba ari mu bindi bihugu bigiye bitandukanye ngo waje kuba n'ubundi yagira gucya agatereta uyu mwana w'umukobwa ndetse rwose kuko bari muri gahunda zikomeye cyane zo kuba n'ubundi bakora ubukwe cyangwa se bagafata n'irembo. Uyu musore rero yaje kuba n'ubundi nawe yakomeza kugenda akurikirana iby'aya makuru yahawe nubwo n'ubundi agiye abigendamo gatiya kugira ngo abashe kuba n'ubundi yamenya ko ibyo bakomeza kugenda bavuga kuri uyu mukobwa ari ukuri, dore ko bitewe n'ibikorwa yari yaramukoreye atiyumvishaga ko n'ubundi uyu mukobwa yamukorera ibi bikorwa bibi nk'uko n'ubundi byakomeje kugenda bigaragara cyangwa se bitangazwa. Uyu musore yaje kuba n'ubundi yakurikirana amakuru gusa nawe mu by'ukuri abasha kuba n'ubundi yakwibonera uyu musore n'ubundi bafashe gahunda yo kuba n'ubundi ngo bafata irembo ry'uyu mukobwa, aho n'ubundi ngo nawe yaje kuba n'ubundi yahabwa invitation mu bantu cyangwa se mu nshuti z'umuryango nawe bakamuhereza invitation. Umusore akimara kubona invitation yaje gutungurwa mu buryo bukomeye cyane, ariko n'ubundi atangaza ko cyangwa se nawe mu mutima we yumva ko cyangwa se atangira kwiyumvamo kuba n'ubundi agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo yihorere, dore ko no mu busanzwe yari afite amafaranga menshi cyane. Uyu musore rero bidatinze nyuma y'uko n'ubundi ngo hari haciyemo icyumweru kimwe cyonyine bafashe irembo ry'uyu mukobwa, yaje kuba n'ubundi yamukorera ibidasanzwe, aho yaje kuba yamufatiranya rwose ari ahantu mu isoko nk'uko wakomeje kugenda ubibona aho ngaho kuri screen yawe, akaza kuba n'ubundi yamutungura akamukorera ibikorwa byaje gutungura abantu benshi cyane, by'umwihariko akaba ari igano yamuhereye mu ruhame. Birumvikana mu isoko haba harimo abantu benshi cyane bagiye batandukanye, biza gutuma rero uyu mukobwa yandagara mu buryo bukomeye cyane ndetse hitabazwa n'inzego z'umutekano. Byagenze gute uyu musore yaje kwihorera mu buhe buryo? Uyu musore byakomeje kugenda bitangazwa ko rero ngo yaje kuba n'ubundi yagira gucya abasha kuba yahamagara umufumu cyangwa se umuganga gakondo nk'uko kuri ubu ngubu basigaye babita. Uyu muganga gakondo rero ngo yarasanzwe nawe ari ikimenya bose ndetse asanzwe akora ubukonikoni busanzwe bugiye butandukanye ndetse bunahambaye rwose, aho uyu muganga gakondo yaje kuba yakora ibikorwa bidasanzwe maze niko kuzana ikiyoka gitangukira n'ubundi kizingira mu buryo bukomeye cyane kuri uyu mukobwa, maze abantu benshi barahurura mugurura n'ubundi baje n'ubundi bahuruza n'inzego z'umutekano zirimo na polisi, ariko n'ubundi biza kurangira uyu mwana w'umukobwa akomeje kugenda yandagara mu buryo budasanzwe, dore ko n'ubundi bivugwa ko ibi byose byari birimo kugenda bikorwa ngo n'imiti y'uyu mupfumu ndetse n'uyu musore rwose badahari, bikaza gutuma rero n'ubundi uyu musore uyu mukobwa wakomeza kugenda ayobegwa nawe ibimubayeho, dore ko haba umupfumu ntabwo yari ari muri iryo soko ndetse n'uwo musore nawe ntabwo yari ahari. Ni ibintu n'ubundi byaje kuba byakoherezwa ngo n'uwo muvuzi gakondo abasha kuba n'ubundi yakohereza ibyo bivugwa ko n'ubundi ari byakomeje kugenda bikorerwa kuri uwo mukobwa, birimo n'iyo nzoka yaje kuba n'ubundi yamwizingiraho ndetse naho yari ari yakomeza kugenda hasa naho hatsatagurika mu buryo budasanzwe, bigaragara ko rwose bari basa naho bifuza kuba bamwohereza ikuzimu. Biza kurangira rero n'ubundi inzego z'umutekano arizo zihageze, ariko nazo ngo zibanza kuba n'ubundi zagiramo ubwoba bitewe nuko cyangwa se n'ibyari bikomeje kugenda bibera aho ngaho, ariko n'ubundi biza kurangira rero babashije kuba n'ubundi bahamagaza imiryango y'uyu mwana w'umukobwa, ari nayo yaje gutanga amakuru avuga ko hari umusore uyu mukobwa yaje kuba yahemukira ndetse binavugwa ko rwose ari ushobora kuba ari inyuma y'ibi bibazo byaje kuba n'ubundi byaba kuri uyu mukobwa. Ibi ngibi bikaba byatumye n'ubundi bahita bahamagara uyu musore igitaraganya, nawe ntabwo yaje atangaza ko rwose birimo kuba kuri uwo mwana w'umukobwa ari we wabigizemo uruhare ndetse kari we waje kuba yakishyura uyu muganga gakondo cyangwa se uyu mfumu kugira ngo abashe kuba yabikora. Ari nabwo rero n'ubundi yahise atumizwa aho ngaho muri iryo soko kugira ngo abashe kuba yavuga icyo yifuza kugira ngo uyu mwana w'umukobwa ibi ngibi bya birimo kugenda bimubaho bibashe kuba n'ubundi byamuvaho. Ibintu n'ubundi byakomeje kugenda bituma haba ikibazo gikomeye cyane, dore ko byabaye ngombwa ko watumizwa n'uyu mupfumu kugira ngo nawe abashe kuba yaza n'ubundi abashe kuba yakongera gusubiza ibintu ku murongo, ariko n'ubundi bavuye aho ngaho hemejwe ko uyu musore agomba kuba yasubizwa rero ibyo yatanze byose kuri uyu mwana w'umukobwa ndetse no ku muryango we, ubundi ibindi byose agakora nawe ibyo yumva cyangwa se akabasha kuba yashyingiranwa n'uwo musore yumva n'ubundi bakomeza kugenda bakundana
kugendana ngayo nguko rero n'ubundi nama kuri komishigenda turuka mu bitangaza amakuru bwitandukanye natwe yo dukomishigenda dukurikana 5 kuri 5 tukagenda tuyabagezaho natwe kugenda atugeraho cyo tugosaba na kindi no kutwereka ko turi kumwe ukanda subscribe ugasiga igitekerezo cyawe aho ngo muri comment bijyanye n'uburyo wumvishe amakuru dukomishigenda tukugeraho biba byiza cyane iyo ukoze na share kuri bagenzi bawe ubundi ugakunda sigenda tubana 5 kuri 5 mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bitandukanye bitambuka nga kuri Magic TV. Sasa reka ngubwire ngo andi makuru agezweho nayo ni